Meze bite? Sawa. Amakuru Ni meza. meze neza. Yego. Nitwa Fisto. Agera hino kugira ngo kamera itaza kutubura. Nitwa Noriat. Yeah. Kubanza ari seriye nabikunze. Ya ndi seriye ariko nagari cyane. Girosekere mu gatwenge kamwe konyine. Ibaze ko tumye mbikora nyine. Hahiriwe. Hahiriwe ugufite niba umufite. Okay. Ubwo nibyo. Reka. None se uzaseka neza kugeza ryari? Buriya senseka neza. Areba muri kamera ngera mwenyere rimwe kuko ni Okay. Last one. God. Arenze. Nukuri. Thank you. Noriat ni mu ntoki. Noriat ni umukobwa ukiri muto, umukobwa wiyubaha, uri seriye ariko bitari cyane. Noriat kumutereta biroroshye. Hoya. Kubera iki bitoroshye kandi? Impamvu bitoroshye nuko nyine kujya mu rukundo rwiwe biragorana, kandi nyine bisaba ko ahura n'umuntu wa nyawe, nyine wa muntu ufite ibintu runaka yujuje ku buryo bakundana urukundo, kandi urukundo ruri seriye. Eko. Yeah. Umuntu wa nyawe umubwirwa n'iki? Ku buryo ureba ukabati this guy kabisa. Okay. Nago ngendera kuri physical y'umuntu. Mentality y'umuntu ni kwereka ko uwo muntu ari uwa nyawe nyine kuri wowe. Mental. Yeah. Gotobwa. Mental. Okay. Gute. It's like nyine urumva kuza ugahura n'umuhungu ni mwiza, ni muremure, bikagukurura, ntago byabura. Yego. Ariko nyine iyo muganiriye ni icyo afite muri mind, hari ibintu runaka bagomba nyine ugomba kuvuga ati okay, umuntu kuganira nawe ndumva hari ikintu kirimo. Arenze. Uri umuhanga wowe, uranaye nakubonye ndakumenya. Ubona defa abakobwa muhuriyeho hari iyihe? Uzi nyine wenda uganira n'abashiti bawe, hari nabo wenda mubana nubwo nabizi. Defa muhuriraho cyane ku bijyanye n'iki? Ku bijyanye nyine nk'akantu usanga kari general mwese. Muri rusange n'abakobwa bahuriyeho. Usa n'iki? Kubera ko urabona abakobwa, yego hari ibintu runaka abantu bahuriraho bitewe n'abo ari bo, ariko hanini baratandukanye. Ubuseke nakubwira duhuriraho. Abakobwa bagira rero ni nyinshi, ariko ubwo ntabwo ndi kumva ikintu cyaba imwe muri imwe wenda ingesa abakobwa bagira tuhite tubivaho. Yese ni nk'iki ndi kukibura. Sure. Gusa ntabwo cyabura nyine completely, ariko ntabwo ndi kugikurura ngo numve ngo iki ikintu wibuka mu bwana bwawe ukavuga uti nari umusazi, that's actually is a crazy. Nkiri umwana mutoya. Ni ku buryo ugikumbura ukavuga uti nkiri umwana mutoya nakongera nkagikora. Ikintu niyiziho ni uko nakundaga indabo, nyine iyo nabaga ndi kugendana na mama wanjye ntitaye aho turi aho ariho hose. Yagombaga kugenda ari uko mbonye ururabo. Niba nyine igihe nazibonye yagombaga kugenda ari uko amaye ururabo. Ni bake bazikunda. Ariko still n'ubu ngubu ndacyazikunda. Noriat, ujya wicuza kuba warabutaye? Hoya. Kubera iki? Kubera ko hari ukuntu ikintu kiba ukavuga ati iki kintu cyarabaye ntabwo cyari gikwiye, ariko after ukabona ko nyine
ubwitinze ibintu runaka kandi by'ingenzi mu buzima, Okay. akaba ariyo mpamvu nyine ituma uticuza. Kwanga ukihuta ibyo bintu wahise ubigetinga. Oya, ntabwo biba byoroshye ariko bitewe n'abantu bakuri hafi, support ubona uravuga ati niko bimeze, ngomba kubyakira, nyine ukagera ukumva izi ni ibintu bisanzwe. Okay. Tagitonda kamera noneho umuntu wagutoraguriye ubwo buntu wataye ugira ikintu mubwira. Okay, ikintu namubwira ni kimwe. Ikintu nakubwira ni kimwe kuko niwe ugiye kubwira. Mureba wowe wabanza ukanamusekera kugira ngo abyibuke. Kumusekera kandi okay. Ikintu nakubwira ni kimwe, nkawe buriya se ndamwita nde? Okay, reka tumwite X. Oya, ikibazo X abantu bashaka kubihuza. Reka turetinge inyuguti ya P. Okay, thank you. Okay. Nkawe nka P, ubwo P ifite ikintu ihagarariye ku bantu babireba baze kumenya ibyo ari byo. Ikintu nakubwira ni kimwe, uruhande rumwe ndagushimira, urundi ntabwo nyine ngushimira cyane. Muri kuganira ariko ubibona. Ndi kumubwira. Gusa nanone uruhande runini ni urwo kumushimira kuko ni umuntu w'ingenzi, yabaye n'umuntu w'umugabo kabisa, ukoze ibintu bidakorwa n'abantu benshi. Urabizi ubundi iyo ikintu nk'icyo ngicyo kibayeho kenshi hari umuntu ugusiga muri ibyo ngibyo akigendera, ariko nyine njye ndashimira kabisa, ndagushimira ko nyine support iyo ari yose nari nkeneye wari uhari, twabanye muri byinshi kabisa. Gentleman ararenze kabisa. Ni umuntu wanjye ko bisa kose ashobora kuba ari umuntu watari. Afite aba X bangahe? Ubwo abo twakundanye tutagikundana aba X wibuka? Ntabwo ari benshi kubera ko nakubwiye ko n'ubundi gukundana kwanjye bigorana. Ni nka babiri. Ni babiri cyane? Ni babiri. Babiri bonyine? Ni babiri bonyine. Ko watangiye gukundana ryari? So nari nkiri mutoya ariko ntabwo nari mutoya cyane. Ntabwo wari ufite imyaka ingahe? Kana k'imyaka ari ibibazo. Urumva n'ubundi ntabwo wenda niba ufite ikibazo cy'uko abantu barahita banariza bakamenya ngo bihagaze bite. Urumva wowe uravuga nayo mfite imyaka, ntabwo turi bujye kwita ngo icyo gihe ngo hari mu we mwaka. Okay. Natangiye gukundana mfite imyaka 15. Ari mukuru burega buriya ari mukuru. Uzi ko ari gushobora urugo se wari kubaka? Gusa hari umuntu washaka afite imyaka 15 bigakunda. Uburyo buri mukuru buri ushaka wanatandura nabize. Ibyo ngibyo mbizi wenda mu Rwanda rwa kera ngo abakobwa bashakaga bakiri bato, ubona nta kibazo. None se nori ati ubu ubaye umuhungu ukaba umutipe wajya utereta abakobwa bafite iyo mico? Okay, nishize mu cyimbo cy'abahungu. Ubaye umuhungu ubaye umutipe wajya utereta umukobwa nyine like wujuje izihe kategori, mbese uri mu iyihe kategori, wujuje izihe kriteriya? Okay, umukobwa n'ubundi style ndacyakonta kuri cya kintu cya mento y'umuntu. Mento y'umukobwa. Yego. Kibuza akabatekereza ate? Atekereza nyine hari umukobwa muhura akaba ari mukuru mu myaka ariko mu mutwe nta kintu kirimo pe. Ni ukuri. Ibyo bintu bijya binambabaza cyane kuko nkunda kubibona. Ukabona arashaje ariko wajya mu bwaka ati mwaganira ukavuga ati nta kintu kirimo. Icyo ni icyambere. Ikindi kintu narebaho nyine, so ntabwo nakundana n'umukobwa mubi physically. Ubwo agomba kuba ateye ate kugira ngo umenye ko umukobwa ari mubi, ubwo ari kuzajya ubirebera he? Ntabwo nari gukunda abakobwa b'inzobe. Umukobwa w'inzobe? Hari inzobe cyane. Inzobe ikabije. Ariko nyine umukobwa w'inzobe nanone aba ari mwiza ariko inzobe idakabije. Ubundi ariko aho ni ku ruhande rwawe nuri ati w'umuhungu. Ikindi
umukobwa mbona ko afite ubushobozi bwo kuba nyine yakundana nanjye, like nyine iyo mvuze ngo yakundana nanjye urabona ko hari ukuntu ushobora gukundana n'umuntu ariko akaba atari ready yo kuba yavuga ati atari type yawe. nakitangira umuntu Ni type ni proud. yeah. Okay. Akaba atari proud yawe. Ibyo biba biteye nta kintu cyaba kirimo. Ni iki wanga cyane kuruta ibindi? Mbese ikintu ati this stuff is bad. Nkanjye Noriat. Ikintu nzi nanga muri ubu buzima, nanga umuntu mbeshya. Bivuze ngo nawe ntabwo ujya ubeshya. Si uko abantu batabeshya, ariko hari umuntu nyine ukubeshya kabisa, kandi nyine yaba mu bintu biri izi nyine biri aho bisanzwe no mu bintu biri seriye nabwo akakubeshya. Ibyo ntabwo wapi. Si uko tutabeshya, ntabwo nakubwira ngo ntabwo mbeshya pe. Hoya. N'ikintu wakubeshye si uko bati nta nubwo nakwabarira. So oya, ndeka nkubwire, urabona hari nk'ukuntu ugirana gahunda n'umuntu akakubwira ati ibintu bimeze gutya na gutya, mwapanze gahunda iki gutemberera ahantu. Umuntu akakubeshya cyangwa wenda wamubwira ati ko nkeneye iki kintu runaka kandi ari ingenzi kirihutirwa, akakubeshya. Ibyo bintu ntabwo mba numva nyine kubyihanganira, ari ibindi bintu biri ku rundi rwego birakugora. Okay, ikintu nkunda guteka rero ni ibintu byoroshye, nyine abantu benshi barabizi, ariko amazi, umuceri, ibirayi, ibishyimbo. Mbese nuko yashaka ko wenda amazi yashizemo urashyiramo andi. Okay, ikintu nkunda guteka, nkunda guteka ipirawu. Ipirawu? Yeah. Ukunda guhata igitoki kugitonora? Ntacyo biba bintwaye nubwo ntabikunda, ndabikora. Ariko ari ibikunda ari ibintu bibaye bikunze bishobotse ntabwo nakubeshya, mba numva nyine, ariko nanone ndabikora nta nubwo ari ipfunwe, nta n'ikintu biba bintwaye. Ari amafaranga n'urukundo habanza iki kuri Noriat? Habanza urukundo. Ubona impamvu abakobwa bakunda amafaranga batazi kuyakorera ari iyihe? Abenshi nubwo harimo abayakorera. Harimo abayakorera n'abatayakorera, ariko muri rusange nyine impamvu bakunda amafaranga ni ugukenera ubuzima bwiza, nubwo still baba bataratangira kuyakorera ariko baba bakeneye kubaho neza, kandi ubwo bushobozi butaraboneka. Niyo mpamvu ya mbere nzi nyine nicyo wababwira. Barebe wabwira uti bakobwa bagenzi banjye, ikintu nababwira mwebwe mukunda amafaranga mutazi kuyakorera. Noneho ubwo wowe interuro urayitangira gutyo, uhita uko ushyiraho nyine advice yawe. Inama nagira abakobwa, kandi bivuge muri ubu buryo, inama nagira abakobwa bakunda amafaranga kandi bataratangira kuyakorera, nuko ibyo bintu ntabwo ari byiza, kandi nyine icyaba cyiza ni uko nyine byakumotiva ahubwo kubera ko uyakeneye, ugashaka n'uburyo bwo kuyakorera, atari uburyo bwose bubonetse, uburyo bwiza nyine bunyuze mu mucyo, ugakorera ayo mafaranga ukiha buri kimwe cyose ukeneye. Iyo ubonye umukobwa wasinze, yasinze, weho mu maso yawe ubona bisa gute? Umukobwa wasinze byo ni ibibazo, biba bisa nabi cyane. Ari ngombwa se? Oya, ntabwo ubundi umukobwa ntabwo mbabwiye ngo bave ku nzoga cyangwa bazireke, ariko si ngombwa ko niba uri umukobwa uri umwari nyine unywa ukagera ku rwego rwo kugenda ugwa mu muhanda imbere y'abantu bose babireba. Urumva nyine icyo ni igisebo. Burya aba yasebye? Aba yasebye pe. Wigeze ujya gusura umuhungu ukararayo? Ukarara iwe kunywa muri ghetto? Dukundana, ari inshuti yanjye. Ntabwo we pfa ari umuhungu. Ari umuhungu uwo ari we wese twaba twarakundana. Okay, wenda mwarakundanaga? Oya.
arenze nubwo uri kubeshya. Okay, mwese wigeze ujya gusura umuhungu wagerayo nyine akakuzanaho ibyirari, agashaka nyine gukoresha uwo mwanya ngo awuprofite akabyaza umusaruro? ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Byakubayeho? Ubwo wabyitwaye mute? Urabihandoringa, ntabwo biba bigoye, nyine uramusobanurira ukamubwira ntabwo bikunda. Ubwo iyo ari umuntu wumva nyine arumva, ariko wahagira ameze nk'inka yica. ibyo ngibyo nyine byo kwahagera byo ntabwo aba ari ingenzi cyane. Please mfasha rwose kuko hano nahapfira. Yaba biteye ubwoba ariko ngira ngo hari n'abavuga ngo ndakoza ku itako gusa. ibyo bintu se urumva wowe ibyo bintu bihandoringa gute? Nyine wabihandorinze gute iyo situation? Okay, it's like nyine uramubwira. Okay, ngambwira ukamuganiriza. Okay, I think like it's me mandoringa. Ngo handoringe nkubwire. Okay, let me act like biragoye. Bigoye. Urumva nawe nyine agera ku rwego rwo kubivuga. Please. Agera ku rwego rwo kubivuga nyine. Yaragiye. Ariko nyine keretse nawe ubaye ubifite muri gahunda, ariko ubundi hoya. Ndakubwira oya, ntabwo bikunda. Ibyo bishaka ntabwo bikunda. Kuvuga ngo uramutse ubaye nka duwayene w'abakobwa wenda mu Rwanda, reka tufate mu Rwanda, ubaye duwayene urabahagarariye, bikaba ngombwa kugira ikintu kimwe ubabwira ku buyobozi bwawe, bakaba bati ugiye gutanga speech y'umunota umwe, nyuma y'iyo speech ntabwo uzongera kugira ikindi kintu babwira, bizaba birangiye. Wumva ari iyihe nama wabagira abakobwa muri rusange generally? Okay, ikintu numva nababwira nk'inama nyine nk'umuntu waba ubahagarariye kandi ugiye kubaha speech, wenda simbizi aho naba ngiye kujya, niba naba ngiye kujya mu zindi nshingano zitanyemerera kuzongera kubaha indi advice. Nababwira ati bakobwa beza bari b'u Rwanda, mbagiriye inama nk'umukobwa mugenzi wanyu ariko ubahagarariye. Ibyo ngiye kubabwiraho nanjye ndi umukobwa byambaho, yego, ariko twirinde ibishuko kandi nyine nitwiyandarike, twifate nk'abari. Enjoyment ni ingenzi mu buzima, ariko nyine harimo limiti, nta kurengera. Turi guhembwa ibihumbi 100 bijyanye n'ubwiza ku kwezi. Wa mwari wa danje ari gufata inote y'100, ubwo ni 100%. Wumva waza ku mwanya wa kangahe? Wumva wajya uhembwa ngahe? Wumva nyine mu kwezi turi guhembwa ibihumbi 100 abakobwa beza, sibyo? Yego. Ubwo ba Erodo Queen bari kubyigana, bafite umushahara bagenewe n'abandi. Weho wumva waza uhagaze mu mushahara wangahe? Ko bigoranye. Okay, reka nkubwire. Urumva hajemo ubwo ni ku isi hose cyangwa ni mu Rwanda gusa? Reka tubikure mu isi, wenda tubishyire mu Rwanda gusa. Yego. Mu Rwanda ko dufite abakobwa beza, ariko nawe urimo. Njyewe nyine wenda okay, reka mbyemere, ntabwo njye nizi wese ku buryo numva ko najya muri competition y'abakobwa beza. Nshobora kubyumva, wenda urabimbwiye, undi muntu arabimbwiye, babaye 5, ariko nyine mba numva ko nyine ibintu biri natural, nta bintu bya danger birimo birenze. Ibice 3 wikundaho? Cyambere nkunda iminwa yanjye. Okay, cyakabiri? Cyakabiri? Seniki. Ikindi nyine ni ibice cyangwa nyine ngewe uko niyizi? Ibice 3. Cyambere nkunda iminwa yanjye. Yego, cyane cyambere. Icya kabiri nkunda amaso yanjye n'ukuntu ndeba. Icya gatatu uko nteye gutya ndi. gute?
Bizi ko bitari buburemo. gutya ameze kabisa ndi proud yabyo. Ibintu bibiri wiyiziho bishobora gutuma umuhungu aza kugutereta cyangwa se bishobora no gutuma mu bagutereta nyine aribyo biba attractor. Okay. Icyambere mento yanjye irakonta, aho nanjye ndizeye. Okay. Yeah. Cyakabiri biterwa na nuza n'umuhungu ikintu agenderaho, kuko nabo baza gutereta bafite papasi zitandukanye, bakuruwe n'ibintu bitandukanye. Ya ntabwo nshobora kumenya wenda ngo icyamwa attractinze kurusha ibindi ni iki ngiki, ariko ikintu nzi ni uko nyine like iyo mento yanjye ivuyeho, ikindi kintu nzi nyine fiziko yanjye niyikurikira, atajya ngo nseka gute nyine ukomeza ukanguka. Ni umuhanga. Wigeze wicara santima to be elect ukumva wisanze muri iyo situation, byigeze bikubaho ukicara nyine ukumva umuriro watse, wumva byanze, uri wenyine wumva byanze, byigeze bikubaho? Oya, ntabwo birambaho. Ndi njyenyine subwo na ndi muzima ndi muzima, ariko ntabwo birambaho. Uri kumwe n'undi muntu se? Urumva ibyo ngibyo byo uruca abana birumvikana. Bro, uko byabaga se byahitaga oya direct. Ngo wifata gute kugira ngo uhishe ko nyine byakubayeho? Nyine bitahita biba direct ubwo. Ndi umuntu ugira limiti cyane. Yego. Abantu turi abantu, kandi ibyo bintu ni ibintu biri normal. ni normal. Urumva rero ntabwo, kubera ko mba nzi ko anytime bibaye ntakora ibyo nsabwa, niyo mpamvu ngira limiti nyinshi cyane. Limite yawe ni iyihe? Njye ndirimita, nkarimita n'umuntu turi kumwe kuba ibintu wapi ntago bikunda. nta kintu kurenze gute nakubonye. oya ni ibintu bisanzwe, nta gishya nta cyadande kirimo. Nta cyadande kirimo? Ni ibisanzwe? Ya ni ibintu biri no ni ibintu bisanzwe. Ufitiye talent, impano wiyumvamo kavuga? Impano niyumvamo is my talent. Okay, impano niyiziho no gushushanya. Drawing? Yeah, gushushanya n'ibintu bijyanye n'imideri, gufashoninga, waba mu fashion mwiza. ibintu nk'ibyo ngibyo. Kiri ikintu mbaza nawe, nanjye nakubajije nawe mbaza tuganire. Ikintu nkubaza? Niba ntacyo turasoza. Urabundakotse? Yego.